Keza ari bitewe n'impamvu zabo ngo niye impamvu sigo nikiye kibazo cyatuma babuze umuntu yagukorera ahandi kandi babaha amafaranga bose. Ndavuga ati rero ibintu by'abakobwa nge simba mbizi, gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko Keza yambwiye ko afitanye ikibazo yagiranye ikibazo na Muyango, ariko sigeze ambwira detail, sinigeze mubaza detail. Na Muyango rero ambwiye ko atakorera ahantu Keza ari, kuko nawe ntabwo ugeze ambwira detail n'ibibazo bagiranye, gusa ambwiye ko mu buryo bw'umutekano wewe ataza ahantu hari umuntu batari inshuti batavuga rumwe, kandi Keza na Muyango babaye inshuti, buri bafite ibyo bapfuye ntabwo wabimenya. Ubwo nibwo mama yasabye ati oya nta kibazo dukeneye n'ubundi Muyango, n'ubundi Keza ntabwo yari plan yajemo nyuma, we ntabwo yari muri gahunda, nta kibazo turaza kumuvugisha turebe ko wenda tugarurira yadusubiza amafaranga twamuhaye. Niko ngo mama yavuze itama magara Muyango itamubwira ati Dori byabaye confirm ntugire ikibazo Keza, tukazana naramuhamagara ngo ati byabaye confirm ntugire ikibazo Keza ntago azakoramo. Komeza event nabibwiye n'ababishinzwe ba boss Keza tuyishyira hano nyine ndayipostinga n'iki. Urumva boss yaramaze kwemeza ashaka ko Keza azaza gukora muri event, ngewe urumva ndinde yo kwitambia akana mu gihe no wemere gutanga amafaranga ari ugiye no kuyatanga. Ubwo rero boss yese sohoka isotsi ijya hanze, ariko mbere barimo baravuga ibyo bintu, barimo baravuga ngo bya Keza ko hari umuntu ukorana na Muzanura mu boss hariya, batangiye kuvuga ku bya Keza. Ndabwira ati Keza na Muyango bagirana ikibazo, kandi abakobwa bagirana ikibazo biragoye kuko Keza ni wari warabimbwiye ko Muyango bashwanye bafite ikibazo. Ndabwo ati abakobwa bagirana ikibazo biba bigoye cyane kubahuza, cyane ko ngiye urabizi ko ngorana n'abakobwa be bitandukanye. Numva abakobwa urabizi ni benshi nagiye nkorana nabo kandi bafitanye n'ibibazo, kandi ngiye bitanye effect ko nabo njya mu bibazo bitari byanyu. Ndabwo ati kubakoresha bizagorana, ariko simizi kuko Keza we ndabizi ko yakemera gukoramo Muyango hari, ariko Muyango ntabwo mbizi ko yakemera gukora ahantu Keza ari. Ntabwo ngiye kuguca mu ijambo kubera ko ibintu ndangiza ubanze wumve uretse gato kugira ngo mbanze tugendere tuve mu rujo ntaza kukibagirwa ko ibyo bintu wari ubizi kandi wari uzi ko yasinye contract. Kubera iki wabwiye boss we ngo uzakora surprise yo kuzana Keza kandi uzi ko Muyango arimo, kandi ubizi ko bafitanye bagirana ikibazo babikubwiye? Umva ibyo umva impamvu navuze ngo nzamukorera surprise muzaremo Keza. Urumva twari turimo turadiringa mu kudiringa kuko ndubudiringa n'umuntu, urumva kuko hari muri show hari n'abantu bagiye bakoramo batari bari mu nka Kalifani yakozemo atari ari muri event. Iyo nge ndimo ndategura event mbashaka ko event yanjye igomba kuba big, bivuze ngo habari list y'abantu banaratekereje ko nshobora kongeramo nubwo twaba tutaravuganye nabo ngabo, ariko abo bantu biterwa na discussion. Impamvu natinze gushyiramo Keza ngewe nkanga kubidesida kugeza ubwo uriya mu boss ariwe bidesize, nuko ngira nzi ko Keza afitanye ikibazo na Muyango, nanabibonaga neza ko ngiye nazigira bishoramo ibyo bintu. Nakubwiye ko impamvu umubose wo muri Amerika niwe wemeye ko niwe washyize wahise uvuga wa confirmye ngo Keza agomba kuba arimo, ngo gute Keza batari muri live event. Niwe bamaze kugana na Keza. Kandi rero wamubwiye ngo uzamukora surprise yo kumuzanira Keza. Ibyo surprise ko byari bya nose nimba event biro minsi 2 bibiri umunsi umwe cyangwa minsi 2 ngibe nta kintu ndakora. Ubwo urumva ngiye ndinde yo kujya gufata umuntu nkajya kumushyiraho haburi minsi 2 ngiye no kuvuga ngo dine n'amazi kubera ko nazamukoresha. Komeza point twumve. So ndangije rero icyo gihe ikintu cyose kiba n'iki, ikintu cyose kiba nuko twasohoye post ku gatatu mu gitondo turapostinga maze kubipostinga tubahana korabo bose turana korabo ko mfite abasore banyu baba bishinzwe baba korabo bapostinga ko umuntu babana bataga ingano hose. Ubwo rero kuwa kane Muyango yamamagaye rero mu masaha saa 9 n'uryo saa 10 arambwira ngo umva Madiva umva nkubwire, urabizi ngi nawe turakorana n'ibibazo tujya tugirana. Keza ngi nawe dufite ikibazo ntago dukundana, nta nubwo nanamukunda kubera ko ngewe ibyo yankoreye mu buryo bwanjye bwo kurinda umutekano wanjye, bitewe nuko umuntu dufite ikibazo ntago nakizera ahantu ari. Kurumva simukunda kandi dufite ikibazo kandi kiranakomeye noneho kiri no ku rwego rwo hejuru, nta nubwo ari ikibazo gisanzwe. Ati kuva umutekano wanjye ngewe ntago naza muri veti Keza rebo ubwira umuvugana n'aba boss murimo murakorana amasaha 3 mu maye gisubizo, kuko menye nimba nzaza cyangwa nazaza, menye nimba nkomeza gupushinga ibiti cyangwa nazayipushinga, kuko Muyango yambwiye ngiye kansubiza Muyango gutya vuga ibyo wamusubije ko twari turi kumwe na Muyango kwamagana. Reka nyine nsubize none niwo nsubirize, reka nsubize nese mbwira Muyango nabwo ati Muya ndabizi neza ko ufite ikibazo na Keza Dori ndabizi kandi cyane, kandi Keza n'ubundi ntago yari ari muri plan yinjiyemo nyuma. Rero bivuze ngo wigira ikibazo ndabisobanura aba boss cyane ko nene nabibabwiye ko we na Keza mugirana ikibazo, nabyize neza ko wakora ahantu Keza yakorera.
bivuze ngo we komeza gahunda yo gukorana nanjye no gukorana natwe ndabizi ko abantu bari mu byumve cyane ko ninabibabwiho na mbere ikintu ndi bukore ndaje mbibasobanurire nta kindi arangije hamwe okay nta kibazo tunongeranira amagaramu yangu maze kuvugana n'uwo umupartners mama ukorana n'uwo bihuriye he muyango yavuze shadi ntago ari watanze akazi njye nahuye n'ikibazo cyanjye personnel none ibibazo byanjye personnel we muyango baramushakana ngo niwe nyiri ikibazo baramushakana muri komite muyango yagiye gukorera amafaranga bro uretse gato niwe nyiri ikibazo ariko niwe nyiri ikibazo ari postinze nyirabayazana wa postinze ntuza ni Keza Teriski niwe wagaragaje ko afite ikibazo ari ikibazo muyango yigeze akubwira ko afite cyangwa ari ikibazo yigeze kuregera ko afite uzamura Keza ntabwo arashya muri request Keza ngwino dushire ariko nkereye Madiva niba ari Madiva mwamuhaye link shiramo request niba ari Madiva nyirabayazana nashire muri request murebe ukoreshe account ibintu birakomeye yitwa nde mu ndebere ukuntu yitwa nyandika izina ryawe kuri WhatsApp ndebe ukuntu witwa niba yandikemo hano muri comment andika izina ryawe muri comment nkuzamure umva musharing ino live link arahiye Madi ndi kureba abazungu umva we mabere ya nyoko muri comment umenya ko ndi moderator ndaguhubuzamo cyangwa nkuhohereze kwa nyoko bari ugenda mukorane live ku mama ko ntagura bikora ntagura mutumura uretse gato nzamura uyu se niwe Madiva n'uyu wanditseho ngo Diva House Beauty yego niwe zamura uyu Diva House Beauty Diva Beauty none se ko atari gushya Diva House Beauty dore ngo uyu wanditseho ngo Diva House Beauty n'uyu ngo ariko si ntabwo arashyira muri request ngo mubone we murimo murasoma comment ko barimo gutanga imiti y'iki ziraryoshye biteye ubwoba none se wowe kumubona wamuzamuye nani ndi kumureba buretse gato abantu muri comment ko imiti mbona baba bayizira koko reka turebe dore yita ngo Brian kazi Diva umva Madi ongera andika muri comment tukuzamu okay ngo nimbango muyanga ataza ngo nakeza mu mureke ngo mwa comment koko biramureba nashaka za mukitaga nazamuke wagaragaje nta uri kumwinginga kuza maze cyangwa rore by'urugo bimeze bite tugiye ko uburatse ariko ibingibi ntuza Keza uzamuke cyangwa ubireke ngo Keza yasenye urugo yararusenye nyine arakinase ariko se Madi byananiye pe kujyaho reka turebe ubundi uyu Madiva ni ako we bura urugo rukomeye rusenywa gute okay Madi ngaho Diva so nguyu tuganira n'abantu bari muri comment urugo ye rukomeye buri barusenya gute reka twumve Madiva niba ari Madiva Diva ibintu se none kabyaranye va mu rusaku nibyo niwe bamwitegura ukuntu agiye gusopanya abantu abadamu babiri Madiva woya buretse Madi karame kangabanye volume nari ndareba movie buretse ceceka ibya movie byiwarere gabanya televiziyo nindi kangabanye volume nimba kukuri umuntu w'umugabo niba kukuri umuntu w'umugabo pe udakunda amatiku ukunda ko abantu biyunga ukunda uri umuntu utegura ibitaramo hano mu iki gihugu uri umuntu ubukeneye runaka ugakenera runaka nejo uzabakena nejo bundi kugira ngo nawe company yawe cyangwa serebo yawe yegere hejuru ujye utumira n'abandi bantu simbizi kandi uri umwana mwiza ntabwo ujya unanirwa kumvikana n'abantu ariko Madi hano wateje ikibazo gikomeye ceceka hagati ya Keza Teriski na Muyango sibyo Muyango bwa mbere aza gusinya contract uri kumva mujya kuvugana wari wamubwiye yuko Keza yari kuri afishe Keza yari kuri flyer yanyu ubundi reka mbere yuko mbasobanurira ni bande bariho bose barahari nta muntu utari kukumva bose barahari bro reba hano ukurikiwe n'abantu ibihumbi Madiva nawe nikasagira reba abantu barahari uri kuza kubaza bariho kugira bigende gute ntabwo uri kubona message Keza Teriski cyangwa usubana ko wowe agiruka kugira amahane niba abantu bavugira mu bashaka kugira amahane nawe usobanurire vuga ibyari byo byose byo uko byagenze
si byose mushaka kumbaza so ngiye rero first of all aburi kuvuga barona naburi kubumva si buriya butuje gato twumve byavuga ngiye rero ibi bintu kanje muri ibi bintu nta nubwo nari nanabizi pe kuno mubwira ngo nateje ikibazo sinari nzi ibintu byari ibibazo ngiye guselectinga umuntu tugomba gukorana turavugana tukumvikana kandi umuntu amindagura timu iyo umuntu twakoranye tugakorana neza turongera tukaba twakorana kuno byagenze rero ngiwe ira event twagomba gukora paddock urumva nagiye mba ngomba kwegera nyiraho hantu ibyo byabanakeneye nanjye nka mu bitekerezo byabo ngomba gukoresha abantu ibihumbi bibiri mwatapinze screen Kotara icyo yavuga Kotara yagombaga kuba irimo muyango irimo kasfi irimo na yamana Kotara reka ndayireba irimo yamano na DJ Kasfi nabo bantu bagombaga gukora muri iyo kontra ni nayo Kotara twasinye n'umuntu bande Imonda kubwira Kotara icyo yavugaga Imonda gusobanura Kotara icyo yavugaga yagomba kuba Mushadibu Kasfi na yamana nibo bagomba kuyikoramo nyuma yaho boss mukuru ko naga mu Rwanda dorera kumyutinza nago myutinze ko barimo baramamagara bakupe cyangwa baboroki ndangije ubwo ngubwo icyo gihe reka meshize napfuye abantu ibihumbi 2,100 mutapinge screen ni muri benshi ikibazo gikomeye cyane ntabwo ari gutambira muri kunyumva neza turakumva kabisa turategereje arumva none rero icyo gihe icyo umuntu bwo boss mukuru yamagara avuga ngo ariko ndashaka ko washyiramo muyango arambwira ati nashaka muyango yakiyongeramo arambwira ati nta kibazo ndaza kumuvugisha numva turadiringa nasema icyo gihe akimana no kumbwira nasema amagara muyango kakanya muyango itambi mu proposa tumvikana amafaranga tumvikana n'igihe izabera ambwira ko afite umwanya biba confirm bisobanurira ibyo ibyisabwa kugira ngo umuyango yitabirira event uwo bugabo nyiraho ngaho nawe tuba turumvikanye tujya gusinya indi Kotara ya kabiri urumva ngo ni ya kabiri iyo ngiyo iya mbere ari hari yongeramo umuyango ubwo icyo gihe umuyango igihe cyo gusinya mworeza draft ya contract areba abona nta kibazo araza turasa icyo gihe baje no gusinya ari kumwe na Gerard ndabyibuka turasinya turarangiza nyuma yaho umuyango amara iminsi turimo arapostinga arambaza ese uzakorana nande ndavuga ati icyo umuntu muzakorana ni Shadibu yamano na DJ Kasfi okay sawa ako turimo turasinyana na kumuyanga yaje arambaje ngo se beso wawe ntago azaba arimo ubyumva ndambwira ati rero beso wanjye ntago turumvikana neza gusa ntago ari muri team ntago witwa gahunda yiwe ntago irafatwa besto ni inde abantu bafashwe gahunda besto ni keza teri ndabwira ati gusa we ntago gahunda yiwe hari abafashe gahunda ni abangabo ni abazakora n'abantu batandukanye ndamusobanurira birarangira bo turakomeza event nkuko bisanzwe byose bimeze gusa Keza nkaba narabwiye boss tumo turakorana amasezerano nza kubwira icyo gihe nza kubwira boss ndavuga ati we iyi event kwari twatimo turadirika kubijyanye n'amafaranga ndavuga ati event wowe nibigenda neza nige nazagukubita surprise nkakuzaniramo Keza namubwiye uwo ngo muri Amerika arambwira ati sawa muri Kotara ntabwo byakeza byari birimo ko Keza azakoramo none icyo gihe tugiye gukora contract duselecting ibintu tuzatanga byo kunywa muri contract nyine abazaza nyine ibyo tuzagenda tubaha byo kunywa murabivuga Keza icyo gihe nibwo nahise mubwira ngo ngiramo na Keza turamutse tumushyizeho ku buryo twazamuha icyo kunywa ariko ntabwo mu masezerano ya paddock abo nzazana ntabwo Keza yari arimo hejuru we yari ari ahantu harimo icyo kunywa mu gihe ariko twazakofirma ko tuzamukoresha ubwo ibintu birakomeza noneho byenda kugera finali urumva icyo gihe Keza twabaga turavugana namvuga ngo nimbona amafaranga nzamuha avance ariko nyine bitaraba nyine ko namuga nyine amafaranga nagaraboneka ndangije icyo gihe muyangaza kunyandikira message mubaza ibyo gupostinga arambwira Semadu bundi tuzakorana abandi mubona muhaye tuzakorana nibo bari muri contract harimo abo ngabo Keza we ntabwo nigeze mumubwiramo ko ntabwo yari ari muri contract ntabwo twari twanarangizanya
nimba tuzakora nacyo tutazakorana. Ubwo rero Keza yagize ute yamamagaye icyo gihe